Mapera mfatira mu uko byatangiye ifirishwe aromotaraza avuga ati tugengeye kwifatira umuntu hariya wenda nk'agahomba ya n'ikibiri kabisa ajagarara kajya ariko aritegura icyongereza arivuge nabwo atanazi ahita amubwira ati bimeze bite se shamota kagwa muri koma ayo yari yayabariye ahita ayabura ikibazo se ubu nabizi neza ko mba ngiye no kwigurira ibaze ko ngiye bansohokana umuntu unsohokanye aho unsohokanye oya bakama fagitire kandi bansohokanye ari nge babonyemo bosi kandi nicaranye na bosi nagutuka mani wenda uri nk'ahantu ukajya kumva ngo ndera kuntu ibizungu ari ibigoryi Eveno mijenti no muwanyu the son of Africa busy bag kini Eagle Golden Coin bwabo heta nyita Kaz Kesi ndizera ko umeze fresh cyane aho uri hirya no hino hatandukanye urimo urareba yawe TV kano kanya turi kumwe n'umupapa umugabo iyo ni cyo uri kurya mugabo apera rya kizungu Okay bishobora bitunguye abantu kumva umuzungu avuga ikinyarwanda sinzi niba ukizi neza ntabwo nzi niba ukizi neza kuri rero tuze kuganiraho yitwa bivuge reka twibwire dutanyana ikiganiro nta mugabo uvuga nitwa Pater irindi zina ayandi mazina Rohit Ritik Roshan yes yitwa Pater n'utiyo kuganira niko yitwa ariko turubuze kubijyamo anatwibwire neza nubwo mwamaze bamwe na bamwe kumubona hirya no hino hatandukanye umeze neza se oje cyane amashongori nuko babivuga se cyane aho ugezaho nyine amashongori gira abana gira abana ndabashimye gira umugore ndamukujiza ngize umutinganya umwana ariko nagira umugore ndamushimye ariko gira umwana ndamukujiza yageze no ibo abana wabashimye umugore ubwo uramushimye nawe birasa ndagushimye ndavuga umugore mani ndamushimye uramushimye yes Pate amazina yawe nyanya y'ubundi nayahe amazina wiswe n'ababyeyi Krishna Pater ariko benshi bazi ko nitwa Bwira Yesu ibyo bintu birahurira he Krishna Pater Bwira Yesu ahantu bihurire birahurira kuri simukade yanjye byose niho bizi Bwira Yesu oya nyine amazina yiswe n'ababyeyi noneho Bwira Yesu kuri simukade yanjye niko handitseho Bwira Yesu Pater se aya nuzugirira ngo umuntu yo mu Rwanda none se nayibonye ejo bundi ariko bayi banze kwigwa barakureba bati wowe nyango banze barayimpaye nibwo akuziza imyaka yo kwifata se ntabwo nujije imyaka mbwira uramwihorera ntabwo bwujije imyaka uko byatangiye urukumva byatangiye bite rero byatangiye kugira ngo ugire Krishna Bwira Yesu nyine ayo mazina n'ayawe Krishna Pater ariko nyine umuntu wambariye simukadi ya telefone yitwa Bwira Yesu Petisheba yabariye simukadi arayikwitirira ntabwo yayiyitirira irangamuntu ayibarujeho niye n'umuvandimwe wawe oya ni umuntu w'umumama nubaha cyane nuko wavukiye Pater wavukiye Mapera mfatira mu Rekumba wavukiye agana he navukiye Kicukiro mwana Kicukiro agana he mu Gatenga none se uvuka usa gutya nyine
abantu iyo bakuriye babona ntabwo abanyarwanda nyine urabyumva nawe. Ku muzungu n'umunyarwanda. Umuzungu n'umunyarwanda. Umuzungu ni mama ni papa. Papa. Umuzungu uva mu kihe gihugu se? Yego we. Mu Buhinde. Mu Buhinde. Niyo mpamvu yakwise Christian, niyo yakwise amazina. Udakina iryo zina Krishna ni Imana. Bisona Imana. Oya. Ni Imana ari kwise? Buddha nyine. Buddha. Ubwo Buddha ku bantu batabizi neza nyine ni ikisi. Uravuze ngo ni Imana ni Buddha. Nyine ni ikigirwamana bro. Gisengwa n'Abahinde. Niho iryo zina ryavuye. Risobanuye iki se ugereranyije nko mu Kinyarwanda? Simbizi ngiye ikintu bisobanuye. Uzagishakira ubimeze kwitwa izina utazi gusobanura. Nkaho. Ni hatari. None se Pate, ngenda shaka twiganira bisanzwe. Nari bikabusha. Kuvuka hano mu Rwanda usa gutyo nk'umuhinde. Abantu ubona yuri kujya nk'ahantu ujya bwa mbere umuntu utarakubona cyangwa se uye n'umuntu bwa mbere ukava nk'ikinyarwanda babyakira bate? Babigoranye. Agiye baseka bagatemba kabisa. Nyuka ko wumvisha umuntu uzi ikinyarwanda adasa nkabo. Nyine bawumva ni ibisazi. Bawumva ari ibisazi. Kandi ikinyarwanda urakizi cyane? Ariko ntago ari cyose. Ikinyarwanda cyose se urukizi. Uretse nyabwi ari ikinyarwanda. Kijimije nyacyo atari kingiki tuba tuvangamo ibintu dushiramo ibintu. Ntago wasabira umugeni se? Akareka. Ariko urabizi ko babikora nyine. None siko nagusuje mu kinyarwanda kimbitse nkumva uri kunsubiza ibyo byakunaniza iki? Utwo nguto n'utuba tworoshye. Ari babijimije cyane utapfa kumenya. None se ababyeyi bawe bavuga ikinyarwanda? Ababyeyi bawe bavuga ikinyarwanda? Ababyeyi banje bavuga ikinyarwanda. Ya papa ya mama wawe na papa navuga ikinyarwanda. Niba gihara ariko yarapfuye n'abampanje bose barasaze. Yitabye Imana. Mama wawe se we nawe yarapfuye ariko abamuhambye bo ni bazima bafite ubwenge. Yapfuye ryari mama wawe? 2003 2004. Papa ubwo yitabye Imana mbere ye. Ubwo nibyo. Reka twisuzumire ikinyarwanda uzi nge nagusuje bura nkigusoza kuri ugasubiza hano atavuga ati uyu muntu ibyo aribyo byose ikinyarwanda hari ibintu byitwa amagorane urayazi? Amagorane hari gorane na rimwe uzi? Waye mbwira ntwumva. Reka ngwiri gufi urisubiremo sibyo? Ndagwa n'umuntu mukanya kubwira ikintu usubiremo twumverebe ikinyarwanda. Vuga ngo ifirishwe imfuresha inshuro 3. Aho bwawe ntaje. Ifirishwe ifu inshuro 3. Ifi irishwa ifu inshuro 3. Bivuge nye ifi irishwa ifu inshuro 3. Ifi irishwa vuga ifirishwe ifu gusa nyine bisubiremo iryo jambo inshuro 3. Ifirishwe ifu. Ifirishwe ifu ifirishwe ifu. Ifirishwe ifu ifu. Rero ngwereza umuntu akubwira ikintu gisubira basibyo? Mezete Pateri we. Sawa. Asubiramo iri jambo ngiye kuvuga rivuga ngo nzinzi nanzaranza ariko se wanzi ntazi ko nzinzi nanza kabanzi. Nzinzi naranza sinzi ko kakabanzi. Asubiramo uvugiye ngo nzinzi nanzaranzi ariko si wanzi ntaganzi. Ubu reka bibwe byose nyine cyari mu bitubisubiramo twumva. Nzinzi nanzaranza ariko se wanzi ntazi ko nzinzi nanza kabanzi. Sinzi naranza sinzi ko nzinzi nanzaranzi ariko se wanzi ntazi ko nzinzi nanzi akabanzi. Ngoro icyo ngicyo ari ikizamini cy'Imana miliyoni sinadisho. Okay. Hanyuma se imigani imigenurano uzi? Imigani migufi tazi ubwenge ashima ubwe. Siyo ngiyo kuvuga nyamwa kumva yatinze kubona utazi agahatsi arya akahatsi iminsi arenze iki? Utazi akabando k'iminsi. Oya utazi akabando k'iminsi arya acakibona mwana. Ubwo numvise Pate. Ari imigani imigenura uzi utazi ubwenge ashima ubwe ni uzi. Hanyuma hari n'indi migani bajya baca mu kinyarwanda uzi nyine itarunguwa. Simvuze undi nubwo mwibagiwe mwa. Ushaka undi uzi biri gusa se? Ego. Okay, nta kibazo. Hanyuma se mbwira ibyo byose ugenda mu muhanda utega abamotari. Iyo bahagaritse
tubwire ukuntu bigenda. hari umumotari aza avuga ati tugiye kwifatira umuntu hariya wenda nk'agahomba ya n'ikibiri kabisa ajya ahagarara arimo aritegura icyongereza arivuge nabwo atanazi ahita amubwira ati bimeze bite se shamota kagwa muri koma ayo yari yayabariye ahita ayabura kuvuga ikinyarwanda ngo umuntu ahitse ko ngiye kuvuga ibintu gushaka icyongereza nivuge nta kibuze ukanamuhenda kubitira iyo avuze 1000 itankuraho deza kumubwira 800 ujya guha ku isoko se ujya guha ku isoko imbwije urazizi imbwije ntabwo mwizi imbwije amabwije amabwije na make amabwije imbwije si amashaza imviro pate dodo urazizi dodo ndazizi icyo bita injanga se indagara ndazizi hari amazina abiri indagara uzi ubwoko bubiri bw'indagara nzi injanga indundi n'inyarwanda indundi inyarwanda zimeze gute nta munyu ziba zifite indundi ziba zifite umunyu turatujanga dutoya harya n'utunyarwanda buriya ako za ntabwo bazita zirandagara dutoya turagara dutoya n'utunyarwanda harya buriya tatugira umunyu wahatari oya n'utubaye genzi ko uturundi zikaba tugira umunyu oya asura munyu mwana nutwaza cyangwa barabanza bakaducishana bakadutura bakamenamo imyunyu ubundi bakabona kuyohereza ibyo bintu nanjye baze kudusubiza abantu baze kudufasha babitubwira urazigura none nk'amazi yazo urabona ko kuntu banza kuzishyira mu mazi amazi yazo aza ameze nk'aya Nyabarongo uri kuzironga yani bigaragara ko baba bakojejemo ibitoki barimo barashiraho iyo myunyu yabo none se nazo ubwazo zifite umwandereka wari wajyana baroba ngo urebe ukuntu baroba akantu gafite isuku manje cyangwa biterwa naho baroba bashira iyo zumye zigira umwanda nyezi niwe uri uvaho nyine ntabwo ari akereka ngo bazi ikibazo ari abantu babanza kuzitumbika sibyo hari n'uva kuzigura agahita aziteka wowe bigenza bigutesha njye ndateka njyewe usuzi guteka wa mugani ndahiriza ubwonko nk'amazi niwe washobora kuyateka aya mazi yo ndayateka niki kikubwira ko yahiyeze iyo yabize nkabona isafuriya yabaye umukara nagira uzi guteka byaga agacyayi ntabwo wateka agakoma se igikoma abantu ubuye ubwo nabupiga kabisa ubuye nabupiga ariko ni bwa bundi buba bumeze hari injanga z'indundi ziri mu njanga ziryoha indagara icyo bita indagara cyangwa injanga hari abavuga injanga bitewe n'aho aturuka hari n'abavuga indagara z'indundi nizo ziryoha cyane kurusha turiya tuntu turaba ari na dutoya hari n'iziri kwa Zanzibar naniwaje amazina 3 y'indagara cyangwa se y'injanga abozemo ka Zanzibar ka Zanzibar karako nkemera ko kinyama no gwiciro cya Zanzibar wafata ikiro kiki nafata Zanzibar akora nyamigedo turyizimbwa ubuna n'inzoka wari warya imbwa karimbwa wapi ariko ubizi ko ushobora ebane sani sara bizikushobora kurya imbwa man inyama y'imbwa ushobora menyera kuryoheye none se ubwo yabura no se ko ingengi inyama kandi sinumva inyama ibishye bivuze kandi sindi shobora ko ntari inyama y'imbwa inyama zose numva ari kimwe iyo umuntu niyo nararya ariko izindi ndazirya mu buzima busanzwe neze pate nizibikera urarya njye wagateguye fresh simenye ko ariko rega twese uko bimeze ariko ni kuri Facebook haba ari utuvideo nabonye ahantu mani bakaranga gakeri bagakarangana n'inanasi kandi iri iwanyu mu Buhinde barabirya wewe njye si iwacu rwose icyo urakishe simbuka ikindi none se ariko nako aho inkomoko ya so yavuze so wavuze papa wawe iso nyine akankubaza iyo umuntu akubwiye ngo akakubwira nk'ikintu guze kumbwirira nyoko
uba wumva batagutukiye mama wawe noze igitutsi yavuze ngo nyoko igitutsi noze wagututse gute byari ikintu rero abantu iyo umubwiye ngo nyoko aba yumva umutukiye nyine niko abantu batekereza nawe si niko ubyemera oya nyoko barakubeshye ngo ubivuze nyoko ubutukanye nakareka nyine ngiye kwako nyine ngiye ndi Kinyarwanda nyoko bari mubyeyi ariko ari umuntu wumvamo agatutsi bitewe n'ukuntu bivuze oji nk'uyu umuntu avuze ngo kakajwi uramuzi yego ndamuzi shaka uko byatangiye era kuvuga byaye nakuno kuvuga ngo ndaguha nyoko aho yari igitutsi sibyo oya nta gitutsi kirimo ndaguha mama wawe nose ubu ngubu umfashe ntiwaba unjyanye kwa mama wanjye none se nyoko ka mama wawe n'undi kaba gufite no kongera kumuguha nyine n'ukuntu bose ubu ngubu ntayimuheruka ukama lift sawa mbwe ngo nkujyane kwa mama wawe ushiriye nyoko njye guha nyoko ngushiriye nyoko nyoko ntago ari igitutsi ku bantu bajya bafata nyoko ari igitutsi ni Kinyarwanda gikoresha kubyo bita ingenga ya kabiri urumva inyoko nyina uravuga mama nyoko nyina wa cameraman nyina wabo se wabo ibintu nk'ibyo ntago ari ibitutsi rero maze unawe uzi ko ari igitutsi oya nyina nzi ko ari igitutsi nyoko ubu kandi abana bajya baza kugusaba ati $100 turabonye umuzungu araduha amafaranga tuba ari abana mani kangutere story ariko ikibazo yatiza mu cyagitutsi urumva oya nyine ntukivuga nagiye mu mujyi sinzana ngiye ku Nyange noneho abantu basaba bakajya arankurikira nyine afite amagara amwe ngure nyine namwe ati sinabona kunungura nyine sinabivuga mbwira umuntu igatumubwire mana agende ntaribe turakata aradukurikira aratangira hungry ubwo ni gukata ngeze imbere asambwira ngatunga no kubibona mugera marakasika aragutuka namwe ati uri umubyeyi yahise agarama hasi nati yarazi ngabwiye umuntu utari bwumve anasubinya sinaheza nawe ati Allah uri umubyeyi kabisa mane ari umugore ahetse n'umwana none mba nibaza umuco babigisha abana babo bari mu migongo yabo ariko wasibona ko abantu babazungu barya ibitutsi byinshi barabirya bro ni watutswe ni wa nagutuka mani wenda uri nk'ahantu ukajya kumva ngo ndera kuntu ibizungu ari ibigoryi ngo kandi nk'iki kizungu bikiri kugira ukabyakira gute ugahita umubwira uti si uko nkawe mba numva ari nka comedy nyine mba numva nasetse nawereye ariko nyine iyo unutse ntago naguhereza nanone nawe uhita umutuka bita babyita guca agasuzuguro nasuga ubugace wowe ubwo ngubwo ko ntabwo imutuka ntamubwira ati mwereka ko nakumvishije ugasigara witekereza aho kantu ni sawa kabisa none se ugira abavandimwe umwe umuhungu ni umuhungu nawe se umeze kimwe wana kabisa yavukiye nanga avuga Ikinyarwanda nyine nk'uko OG abantu bajya hari abantu ngubwo nawe murasase turasa niwe mukuru niwe muto ngiye mukuru niwe mukuru wanyu niwe gipeti niwe mfura ukaba utazi no guteka reka buri wese agira impano yawe se niyo kurya nyine ariko njya nahashye ibyo wahashye ibyo nahashye ariko nubwo nazi kubiteka none se ariko umuntu asazi guteka cyane ubu yaragowe nyine urahawe ukamuhereza nateke ahubwo mu kumenya guteka pate yaba yitonze ari amasomo turi kwakira aturutse ahantu bukuru buretse undi kwicara nkiga uri kwicara ukiga ushaka unaryame wige pe uko imyaka ufite mutaramenya guteka oya byari blagenzi guteka mani ntagira ngo ngira ikintu wateka kabenzi oya reka nje umuceri ibishyimbo kandi nabwo ibishyimbo kongeraho amakara atarimo kubitoranya ibishyimbo kongeraho amakara kongeraho amakara ku bishyimbo ku ziko kongeraho amakara n'amazi kongeraho amakara ugashyiramo amazi no gukaranga ibishyimbo ndabijabura nyine nkumva
ndajabura no gukaranga ibishyimbo nakubikaranga ariko ubikarangije iki se pate mbwira ibirungo ushyira mu bishyimbo mbere nyiteka intoryi nazitega zigashirira ariko ubu ngubu navumbuye ko iyo utetse intoryi ari n'igihe ushiramo n'amazi kugira ngo ibyo byaba bibishye pe hari umuntu watekera avuga ko watetse ibiryo bizima akareka ibyanjye ndi burya uzi gusonga ubugari ibyo ngibyo byarananiye bro ibyo byarananiye cyo kora nzi guteka amakaroni none ibaze ko nkunda akawunga byataye uzi guteka amakaroni ugereranyije wahera nk'igihe kingana iki nyatetse minota nka 15 amakaroni aba yahiye mani atari nido ako nidoze n'uminota 2 nidoze zari zirora yenda vuga makaroni spaghetti amakaroni asa 15 cyangwa urapfa kugerageza no kwigaza iminota 8 10 n'ingahe aho ngaho ari sawa cyane nabyo ukunda kurya nje nkunda kawunga n'amakaroni okay n'inyama z'imbwa kako ntago tukizera ko tusigaye turya inyama z'inka ari huye nyine ariko ahantu zikura kugira urase umigwigane kikari imburiye se bitewe no kuntu nyine dusigaye dufite ubwoba bw'ibintu wese ugira ubwoba bwo kurya pate kandi niyo mpano wambwiye ufite oya ariko ntago warya ibintu byose nangiye kubaza wavukiye no ha mu Rwanda uranahakurira uracyahari wigeze hava se ngo ujye gusura kwa sogokuru oya naho gose ntago wigeze ujya ubuze umuryango kwa panyu nawe nsirekana n'ibyo none se bose ntibakuze simbizi nimba banzi ko nje nabo ntawize ese arye mu Buhinde ntago ari ibintu njye numva bavuga bya bihugu byo hanze ngo umwana utavukiye ubwo ntashobora ntibamwemera nibyo nibyo koko ntabwo nanjye niyo mpamvu batabyemera unagiye ntiwabona ibyangombwa ashwida munsi wajya uvuga ikinyarwanda nk'icyo uvuga ntibiruke ariko ungiye mvuga ikinyarwanda uziko ari abantu baba bari hariya wenda baba bashaka kumenya ikindi kirimo indi nka mwene wabo nzi kirimo cy'ahandi uziko se ari aba bashaka no kukimenya kuci yotaye ngo se siginde mani gutamo udutayemo nicyo gihinduzi genza cyazandi zo muri filime man icyo ngicyo nta muntu utakizi ngakiva kuci nyiririmbe nanye okay nose twajya ariko tugakora business twigisha abantu ikinyarwanda nyine nose urumva nafite ubwenge nyine none twagirayo ubusa nanjye no guhita nkubaza mu Rwanda wigeze urumva mu Rwanda system yacu umwana ukiri muto ajya ku ishuri akiga wigeze ubona uburyo wabijyamo ibyo bintu ukiga byo kwiga byo kwiga sana riza mwana wa mama riza mwana wanjye nta kibazo yego mwana wanjye none se wize mu ishuri reka twigire ku kigo urinjiye uri umuzungu ku kigo muri primaire reka tuhahere mu kigo urumva kera baba bazi ko abazungu ari ibipupe subizi si kera ari katuni ari kwa katuni twigende none hari ukuntu igipeti gikura imisatsi kugira kibanze kimenye kuri n'umuntu babara zibikonje nariye wamureze reka turebe ko bimureza babara muri bino bisatsi mwe nibyo iyo misatsi urabona ukuntu bimeze nyine akagutama inkonji wababara warira habatyala Hani muri primaire aho ngaho ari n'umurezi twazi gukina football ankubita mu ivi ngarebe ko imvunika mwana arebe kuri umuntu nkawe kubitamo ikigeri yes ntago nzamwibagirwa ariko tumutuka mu kinyarwanda ntago namututse ahubwo agenda karanyishe kuguru kuri aho ni muri primaire muri secondaire wo byabimenyerewe tu nta byadanje byari bihari yari kukwinjira niga muri interna abapeti bari bazi ko nyine narigihunga na musosi y'igishyimbo bajya kubona umupeti yewe yinjiye muri rifa arimo arajya kwaruza akawunga n'amaminirwa ninini arize ni iki se amaminirwa se y'amazi mani y'igishyimbo ariko aba yafatanye neza byatara ariko amaminirwa araryoha mani kabisa ibintu ngombwa ngo yafatanye n'amazi nyine y'ibishyimbo tu ariko dufatanye nk'agakoma bakubona muri refero ugiye kubiri nagiye kunywa ako gakoma bakwigiraga batese bongera abamotari ko baje wanza gutegura icyongereza bakubwira ku ishuri bakwigiraga kuba kwakira animatrice giye kwa code sociable ntabwo ibyo ngibyo rwose babitinze uhita ubatanga na kabisa okay aho numva byari sawa ntabwo ndibuze kubaza ngo wize hagana nashaka kumenya niba warize nyine of course hano kandi kwiga hano
ukiga hano mu Rwanda hanyuma se mu buzima busanzwe ujye ugiye kwa gusaba service mu bigo runaka cyangwa se ahantu runaka ubona bakwakira batari abantu bajya batublaminga ko abanyamahanga cyangwa se n'abanyamahanga tubakira nyine ubona bigenda bite shange ahantu na hose nagiye nakiriwe neza njya nta kibazo nagira aho umuzungu nako niwe kuru oya kwera ntabwo nzi ko ariko wenda babikora ariko aho ngiye nakirwa neza nimba ariko babifata nimba ariko banakira abandi ubwo nyine baba bakira neza ugiye mu kabari ubona bakwakira neza bumva ko ngiye ntungo miliyoneri wallahi bavuga ati mwigireyo igipeti kizana amafaranga ukagenda na tipu pate ntumbeshye ikibazo se ubu nabizi neza ko mba ngiye no kwigurira baze ko ngiye bansohokana umuntu unsokanye aho unsokanye oya bakama facture kandi bansokanye ari nge babonyemo boss kandi nicaranye na boss igihe nariko ni byiza by the way so kuba muri ubwo buzima abantu bagufata nanjye uvuga ngo bagufata uko utarari kwereka ariko simbivuge ko amafaranga urafite nubwo icyo gihe utabasohokanye ya mapera se yanyicishije inzara mwara amapera se usangarye ubundi kera twajyaga kwiba amapera mani bati umuzungu kwa padiri kwa padiri kera twajyaga kwiba amapera wari yaheruka se wapi agaheruka amapera hashize nk'imyaka ine ntamo nyine yego we hapo uyu munsi arantu uri buze kujya bigasaba urubanza ntabwo uzi ingaruka z'amapera se ubu se twabivuga mu kinyarwanda cyabyo oya ibyo nagiye kuvuga byihorere niba ubizi birahagije urabizi ibyo urubuze kubona nyine kubera ayo mapera ibikomeye biraruhanye biraza kugorana uze kubyitegura rero aka n'amapera aranaryoshye by the way rira babonye uri gutangira unywa hariya inywa indya Gese mvuze kunywa sikivuze kunywa ngiye mvuze kurya akazi kenshi kabisa kabaye akazi kenshi akazi tugomba kugakora ko byagenda kose aba muhungukiro se uzamunkosore avuga izina ryanjye nawe njye nitwa Kazi Kesi akavuga ibyo ngibyo akazi kenshi oya ntabwo kavuga okay bate ntabwo turi buze gutinda cyane ariko abantu baba bakeneye kukubona abantu bajya bakubona mu mihanda nyine ahangaha bajye bamenya ko ari umunyarwanda ahubwo rwimbi ntiwakajye ntujye ubishamo nanjye kubaza wowe ntabwo uritwaza ukuntu uzi ugakora ibintu amabara oya abanyarwanda so naho kwakira nako bene wanyu bene wacu umva munyakira neza abakobwa banyakira neza Audrey nta ko ngo ugitwara abakobwa babandi bazingura umuzungu ariko yego we no subwo nagutwara tutahuye mani ngo tuganire wumvi nyine murabura mukaganira jera ngo njarajara mu bakobwa njarajara ku mukobwa nanjarajara mu bakobwa hoye n'ishoko umukobwa ariko nawe urasharajara oya ntabwo umwe nyine oya nyine ubwo umwe umutego kinayemo umwe iyo dutandukanye njya ku wundi iyo mutandukanye njya ku wundi umaze gukunda nk'abakobwa bangaye niba uzi umubare bane urabeshye abo wibuka ariko abo nibuka udashizemo muri primaire muri seconde watangiye gutega primaire wa gatandatu batereka ngondane aho buriya pate ujye ubona ko kubusa gutyo bakagushinjira ibyo byaha baba bakubeshyera kuko nyine iyo urebye abanyarwanda ukuntu bameze ubona bimwe mu uburyo usa bitari mu bintu bikurura abakobwa benshi nyarango mbizi oya ariko barabikubwira nshobora no kujyana ugahura n'umuntu akakwishimira nyine bikarangira neza urikumva ubwo si ubwo ngubwo aho ngaho washinja ikimana ubwo imana nyine nuko yabikoze gusa ibyo ni byiza cyane ku buryo abakobwa bagukunda bakakura oya nawe nzaguhaho Audrey uzamikize nzaguha kuri abo bakobwa uvuga bankunda nuko nyine umuntu agirira igikundiro cyiwe no kuba umwana mwiza bigatuma abantu bagakunda oh mana we cyane mwana wo kwa Padiri Eric Padiri Eric se ni wayi niwe padiri wambatije nangiye kubaza mu buzima busanzwe biturutse muri societe turimo n'ukuntu usa niki kintu cyakubayeho kirakugora ko cyakira kirakugora avuga uti
sha musa nta kintu kirambaho ntabwo urajya nyine wenda nk'umuntu ubutungurwe nyine n'uburyo yakwakiriye nabi neza okay cyo kurega mbwira ikintu kimwe ngiye kijya kimbaho kimwe nukuru nyine abantu bose niyo munduye wenda nka kangaye gatatu abanyizera kuryo nshobora no kujya nk'ahantu ari ubwa kabiri magiye bakanankopa nabyo biba bitangaje bavuga ati kiriya cyana cy'ikizungu gifite amafaranga ntago cyabura amafaranga cyatwishyura kizano duha tip ukabambura aya ntago nambura nka kiroso abishaka yanankopa mitsingi nkinywera unywa mitsingi urumva agukopa ariko nta kibazo kirasawa yangukopa ariko buriya kiroso rero ntabwo agukopa kuko muraziranye arakuzi azi uburyo ujya ubigenza nyine ikibazo asa abantu barabizi ko kiroso yafunguye akabari barabizi babiyoberwa ucece mu gace goko ariko abamotari basigaye bamubonamo umupfumu kiroso ni umupfumu ariko n'ubundi ni umuvuzi wa gakondo ni n'inshuti yawe byataye ajya ambwira ngo ajya kwitwaza dange iyo agiye ahantu ngo muri kumwe nta muntu ujya usubiza no mu bukwe mwicara imbere nta mukiri uvumba mani wajyaga kuvumba ubusereka ngo ujye kuvumba kwa Bill Gates wava ko agiye kuvumba aho ngaho bahita bakubonamo umukire mugenzi we wose si bajya bakubonamo umukire wenda uri we ariko bakubonamo rimwe na rimwe n'ubushobozi utaba ufite muri rusange okay umuvandimwe wawe nawe se arabyakira nyine kuba mwaravutse gutyo n'umubyeyi wanyu ubuzima bwo mu Rwanda musa muri cyo kuba muri izo change zose nakubazaga mudafite ababyeyi duhe ishusho muri rusange arabyakira ni ibintu bibaho kandi turi mu gihugu nyine nacyo gifite imfubyi nyinshi nkatwe urumva turisanzuye igihugu ni tambarare hari umuryango w'iwanyu wo kwa mama wanyu se urahari kabisa nibo twibanira nabo wana cyane mubakira neza nta kibazo ntari ibintu muri kumwe nabo wana tuganira kabisa ibintu ni guca narigize ngo ubwo nabyo byabaye nk'ibyabaye ku muryango wo kwa papa mu Buhinde usibye ko kuba wenda ariko mwavukiye hano rundi rwango bararuhari Jera ndo mupeti bro nago nabimenya kabisa. Nago abimenya. Nta nubwo ushaka kubimenya ariko. Reka. Nakamara kazajya mu Buhinde ukazanguka. Niwe inshuti mfite hano yanjyana mu Buhinde nta wundi muntu tuziranye. Tuzagushakira kiroso. Oya. Asigaye ameze neza. Ameze neza. Azadushakira agatike twigire rero natwe tugende. Hanyuma turimo turagana ku musozo ujye ukurikira imyidagaduro yo mu Rwanda. Wiganye kakajwi na uramukunda. Kakajwi niwe muntu umenera imbavu uramukunda cyane okay imyidagaduro yo mu Rwanda ntekereza ko n'umuntu wayikurikira cyane muri rusange nawe kandi umaze kuba umusitari abantu barakuza ahantu henshi cyane hatandukanye hari umuntu wigeze kumbwira ngo ugeze ugerageza kuba umuhanzi nibyo njyewe arambeshye yarakubeshye ngo ewawe utaririmba ntaba nazi no guhogoza ngo ngiye kubuhanzi ni muri ka araka video kiyo gutama kuri TikTok kandi twarebaga mu kanya akubona nyine inshuro nyinshi ahantu runaka aravuga ati uyu muntu cyo kwa nk'umurambara abantu babahanzi cyase bagaragara mu video y'abahanzi nta nurakwigira ngo bigusabe cyangwa bya muri video z'abahanzi cyane yigiyemo na ejo bundi mfite yindi iyo wagiyemo ni ya Marina iyo wagiyemo ni ya Marina ejo bundi mfite ya Ivan Imano urumva nyine biri kuza ni ibintu ukunda kandi yego wazakoze indirimbo yawe se wowe ntago nashobora kuririmba bro kandi numva umeze neza ijwi riri sawa uzoguje uvuga gutyo byaba ari sawa okay bro nabishobora ayi ni sawa twarimo turigana nyine tuvibinga turebe n'ukuntu ibintu bimeze uyu munsi rero wari kuri yawe TV nyine turagira ngo tugane ku musozo ariko mu byo twagaruka mu mibanire y'abantu uburyo bakubanira n'uburyo basanzwe bafata abanyamahanga wowe bibona kuturusha nk'umuntu nyine usa n'abanyamahanga wa feedback z'abanyarwanda wakira nziza cyangwa mbi wenda bijyanye nuko wagira abantu ubutumwa ugenera abanyarwanda muri rusange bijyanye n'uburyo bagufata n'uburyo bakwiye kuba bafata abantu muri rusange ngiye ikintu se nasaba nuko abantu twese turi abantu nubwo tudahuje uruhu sibyo twese turi abantu nkuko nyine wovuga icyongereza
uri umwirabura kandi utaravukiyeyo warakize ukakivuga neza. Ni nkuko nanjye nyine navuga ikinyarwanda ntari umunyarwanda urumva, ariko ngende umunyarwanda uri kumva nyirangamuntu warayibonye. noneho abantu nyine bafata abantu ukundi kuntu nyine abo ngabo bakwiriye kwiga ubwo abari n'injiji banajijuke bamenye ko nyine isi iri kwirukanka kandi iri kwirukankana n'ibintu bya danger. Ubwo nanjye rero ukuntu namenye ikinyarwanda nanjye ndi kwirukankana n'iyo si kugira ngo mbashe kugira iki kumenya icyo kinyarwanda. Nk'urugero nshobora wenda kujya guhahira nk'ahantu nk'ikintu runaka ngasanga uwo muntu icyo kirimi ndi kuvuga ntakizi, ariko navuga nk'ikinyarwanda bigatuma bimworohera akaninjiza iki uwo mufungo. Rero iki kihari nuko tugomba kujijuka nyine. Murakoze. Abantu bose tukabafata kimwe. Ose nibwo nkubaza imyaka ra aya sha ngihorere ubyihorere ave abona ari abantu bankunda banduta nabunduta mbivuze usho bakumiye mfungira amasoko na gusibya byose nagura ngeje 25. Yego ibyo ndabyemera. nta nugura umunsi 23. Ariko kagamuhungu ntago ni munsi y'imyaka 25 kandi ntago najya munsi yayo. Ntago uri munsi nuri no hejuru. Ndi hagati aho. Uri hagati. Nurenza. Uri hejuru 25 uri munsi wa 25. Nuwarenza. Ntago turi bukubaza imyaka ufite nta kibazo. Tuvuge nsinywa ngo uvuge umubare. Okay, kwitegura n'ubukwe bwawe vuba hanga cyangwa nawe uzakora birabine ubukwe bwawe. Ese buro nago bumva ko washyiramo ibintu bijyanye. Jefite ubukwe bro, jefite ubukwe. Ukirwa bigira kure. Uzasaba gusabira ikinyarwanda cyangwa uzashyiramo ya mico yiriwa. Oya. Nzasaba ikinyarwanda bro. Okay. Ufite ubukwe afanga? Oya. Nzakubwira ubutsi ditariki. Okay. Konzi ko nzambura munsi. Nuko nzamfite microphone. Reka dusoreze ikiganiro ngaho pati. Urakoze man. Wakoze cyane. Mwakoze no kunyakira wallahi. Ni ngombwa ahubwo n'ejo uzagaruka inshallah. Wakoze cyane. Reka ngushime nawe wabanye natwe muri iki kiganiro. Ni kuri Yawe TV, nitwa Kaz Kesi. Abantu ariko bake no kuri social media zacu. Kazi kenshi. Uko byatangiye. Uracyari kuri kamera papa. Abantu bajye kuri social media za Yawe TV badukurikire, ndetse na Kaz Kesi ushobora kujyaho ni Instagram yanje no kuri Facebook ushobora kujyaho ndetse na Twitter, hose tukabana. Ciao ciao.